ndibuka mbere utari waza numvaga nezerewe. ubushize ubwo duherukana twasize ubwo Mutesi arimo kwirukanka n'abatamwirukanka inyuma. Ubwo kandi Bahati abafite kirakirete mu ntoki agiye kukimukubita. Mutesi akomeza kwirukanka maze ugageze hanze akubitana n'imodoka ya Gisa. Imodoka yari yafatiyeho habura gato nk'imugongo itimufungiraho amaferi. Gisa ahita asohoka modoka maze ati Mute umeze neza? Nta kintu baye? Mutesi ati ntacyo mbaye ahubwo urakoze kuza. Ahita amujya inyuma maze ati Bahati ashaka kunkubita. Bahati ubwo araseka maze ati ubonye uregera, urakeka se yambuza kugukubita? Uri umugore wanjye naragukoye, ngomba no kugukorera icyo nshaka. Gisa ati hanyuma se kubera ko wamukoye bivuze ko umukorera icyo ushaka? Wamukoye angahe se ngo nyagusubize? Bahati ati no kuma yo wari wemeye kunguriza byarakunaniye, nanzwe ayo ngayo namukoye. Ese ubundi bite ko mbona ubushaka kwigira umurinzi we? Ubundi wabuzi uwo uri kurinda ngo ninde? Iyo ngiyo ni Satani guhagaze inyuma. Yaba yarakubwiye ibyo yakoze byose? Yakubwiye nabo yishe se kubera ishyari? Gisa ati ibyo nta kintu bimbwiye rwose Baha, kubera ko byose ni ibinyoma. Ndabizi neza ko nabyigeze akora, ahubwo wewe ufite ikibazo cy'umuzimu wakwinjiye mu mutwe niwe ugukoresha. None uwo muzimu yanatumye no kuba umugabo nyamagabo bikunanira. Gusa ariko ndakumenyesha yuko ntazigera no hari ikintu ukora kuri Mutesi. Bahati ati niyo mpamvu se wamushutse ngo ansabe divorce nyuma yo kumbeshya nkagufunguza, nindangiza ngo nongereho no kukwemerera divorce naba mbaye igikoresho cyanyu, kandi sindi imbwa bigeze aho ngaho. Tuzabana kugeza apfuye, ibya divorce rwose mu byibagirwe. Mutesi ati ese ibyo wankoreye ntabwo bihagije? Si ukwihorera washakaga? Ntiwabikoze niwishimye? Ko twashakanye nsa neza, ubu ngubu inkovu mfite wazibara? Urabizi neza ko uhora unziza ubusa, ariko ibyo ngibyo rwose njye narabirambiwe, ntabwo nakomeza kubana nawe. Bahati ati ariko wanga vuba ukanakunda vuba ye. Ubu se kano kanyise ukunda boss wawe ku buryo njyewe utakinkunda? Gusa ariko ndabizi urankunda cyane, ntabwo wapfa kundeka, ahubwo wishakira amafaranga ya Gisa. Urankunda ndabizi. Mutesi ati ntabwo ngukunda. Bahati ati niki se kibigaragaza ko utankunda? Ntiwahora gutegereje yuko nanjye nzagukunda? Kuvuye kwizima karesi. Inshuti yawe Alliance yagusabye ko ugomba kuzabana nanjye. Gisa ahita avuga ati ntabwo Mutesi ashishikajwe n'ibyo abantu bapfuye rwose Baha. Bahati ati niko byumva? Menya ariko warabonye ari umugore mwiza ukava mu byawe, kuko sinumva ibi ngibi byose urimo ari iby'iki. Umva nkubwire Gisa, nta burenganzira ufite bwo guhagararana n'umugore wanjye umubwira uko wishakiye kandi ari njye mugabo. Mute reka iyo mikino uze tujye mu rugo, ibi ngibi byose turabiganiraho, kubera ko ndabizi urankunda, ukeneye no gukomeza kubana nanjye. Mutesi ati wikomeza rwose kwibeshya, njye ntabwo ngukunda rwose Baha. Ntabwo umutima wanjye ari ibuye ku buryo wakomeza gukunda umugome nkawe n'ibyo unkorera. Bahati ati urabizi neza yuko utabaho rega utamfite, uragaruka unapfukamye unyinginga. Bahati ati yinjira mu gipangu maze aragenda. Gisa ati wemeye gutandukana nawe se? Mutesi ati yego nabitekerejeho numva rwose nibyo birakwiriye, ariko yagize igihinduka nyine hagati yanjye nawe, sinzi ukuntu ibyanjye byagenda, kubera ko nemeye gutandukana nawe kubera yuko uzajya ufasha umuryango wanjye. Gisa ati nta kizahinduka rwose Mute, ndahari igihe cyose, ntabwo nzigera rwose njya kure yawe, nta n'ikizatuma ubura ubufasha bwanjye. We gusa ujye umbwira ikibazo cyose ufite, nzajya rwose ngikemura, ariko ntuzigire ukora ikosa ryo kongera kubana na Bahati, sibyo? Mutesi ati yego. Ahubwo se wari utekereje kuza hano gute? Gisa ati nyine Tesi arampamagaye arambwira ngo ninze nihuta, uranyeneye cyane, maze nyine nanjye mpita nza vuba, niyo mpamvu ubonye imodoka nyine yihutaga cyane. Ngaho ngwino tugende. Ubwo bahise binjira mu modoka. Mutesi aramubaza ati nese tugiye hehe? Gisa ati se wa mugani tugiye he? Ukeneye aho kuba? Tujye gushaka inzu. Mutesi ati oya si ngombwa, reka njye mu rugo iwacu. Gisa ati oya ntabwo mbikwemerera,
sinatuma ujya kubana n'uriya mugore numvise atari umuntu mwiza, wabona guteje rwose n'ibindi bibazo, cyangwa se agahamagara abatakaza kukureba, kandi sinshaka ko rwose uriya mugabo akomeza kugutera stress mute. Ubwo bakiri aho, ako kanya Tessa araza maze ati Imana ishimwe nsanze mukiri hano. Yinjira mu modoka maze ati nakomeje kugenda n'amaguru, nyuma nibwo nekereje ndavuga ni waza nkabareba nkareba yuko nta cyabaye. Mute nizere ko wa mugabo ntacyo akugize umubwiye ko ushaka gatanya. Mutesi ati ntacyo yangize kubera ko Gisa nyine yaziye ku gihe kandi wakoze kumuhamagara. Tessa ati nawe yakoze guhitaza. Hakurikiyeho iki? Nizere ko utarasubira muri ruriya rugo. Gisa ati ntago ahasubira, ahubwo usanze turi kwibaza nyine ahantu ari bujye, kubera ko ntago nashakaga yuko ajya kubana na mukasi. Tessa ati burya ufite mukaso, byo kutabimbwiye uzabimbwira neza. Ukuntu bimeze rero, wari kuba ugiye kubana na Gisa, ariko abana na Igor ntago byakunda, no kugukodeshereza inzu ntago ari byiza kubera ko kwibana biravuna, rero uraza tujye kubana mu rugo. Gisa ati ako kantu rata, kuki nari nagatekereje? Mutesi ati ntago naza kuba iwanyu. Ubwo se bavuga ngo iki? Tessa ati bandisi, papa ni umuntu mwiza, aba ari aho yiturije, nta kintu rwose byaba bimubwiye. Mama nawe nta kibazo cye, undi ni njyewe uba uhari, murumuna wanjye ari ku ishuri, rero rwose nugira ikibazo mu rugo uzamera neza, ni nabwo bizaba byoroshye. Mutesi ati ntago mbishaka, nta kibazo ndajya kuba iwacu aho kugira ngo nzi iwanyu. Gisa ati mute, kuki buri gihe uba ushaka kuruhanya? Ni ryari byibuza uzemera ikintu utangoye? Mukase usubwura muyobewe koko, ubu ushaka yuko nzajya ndara ntasinziriye nibaza niba nta kibazo wagiriye iwanyu? Ntushaka yuko ngukodeshereza inzu, nta nubwo ushaka kuba mu rugo? Wambabariye koko nturuhanye? Tessa ati mute wabyemeye ko nta kibazo uzagira koko mari? Mutesi ati sawa ntacyo bitwaye. Gisa ati ubu ngubu noneho twagenda. Uwa mbere asukuno nirirwa nabi, iyo utandi hafi wakuye ibyo kuba umwe. None ubu sinaba utari, oya sinabishobora, oya sinabishobora. Ubuzima banumva nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo banumva ari njye uriha. Ubwo bwarije maze ubwo tugarakaho ba Gisa baba bose babicaye muri salo, maze Gatete ati sha abakobwa bazatuma dukora ibidakorwa pe. Igor ati ntago ari abakobwa mana, ahubwo ni urukundo. Ibaze nyine imitwaro Gisa yemeye kwishyiraho yose mani. Uziko n'umugabo wubatse urugo byamugora. Gisa ati uziko muri kubivuga nkumva bibaye byinshi cyane kandi ari bikeya mani. Erega no kwishyurira ishuri abana babiri biga babayo, no guha uwo mugore amafaranga yo guhahisha, si ibintu se byoroshye. Gatete ati kwishyurira ishuri abana babiri biga babayo, uziko ari hafi 300 mani birenga, warangiza ukongeraho nayo guha uwo mugore. Ese ubwo izo mbaraga mani muzikura he? Uriya mugore yarakuroze. Gisa ati ibyo bintu mani utangiye ntabwo ari byiza Gate. Gatete ati none se nkubeshye, kumuha ubwo bufasha bwose sibwo bizakumarira iki? Ibaze nyine kwanga umukobwa nka Becky wabo bifashije, ugakurikira umugore ufite umugabo ukanishyiraho imitwaro ye yose. Yewe rwose izo nkundo nzisoma mu bitabo gusa no mu mafilimi. Gisa ati ngaho ishime, noneho urwo rukundo urimo kurureba live. Igor ati Gatete jya umureka wana, nagaze urukundo niyo mpamvu bayivugisha gutyo. Ahubwo Gisa, nubona hari ukuntu izo nshingano nyine ziri kukugora uzambwire ngo ufashe nta kibazo. Gisa ati ntarebi bro, ubundi niwe ukwiye mushiki wanjye. Gatete ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Gisa ati Imana ishimwe yuko atari we mukundanye, kubera ko ntago nari kubyishimira pe. Ufite ukuntu ukunda igitsina gore ukanapinga urukundo, gusa ariko nta kundi nyine niko tugutunzi. Ahubwo se wahamagara Mutesi? Igor ati umubaza iki se kandi?
Gisa ati ese wa mugani ndabamubaza iki? Ariko rero ngomba kumenya uko mu rugo bamwakiriye kubera yuko urumva nyine nitese wamujyanye nk'inshuti ye, ntago bavuze yuko ari uko ndi kumufasha. Igor ati muhamagare nyine wumva uko ameze. Gatete ati ese wundi uramukunda? Gisa atari ko Gate wajya ureka kuko kubaza ubusamani, ngiye kujya ntanga amafaranga navunikiye se gutyo kubera iki? Ni mushiki wanjye se nzaba ndi gufasha? Ntago mukunda. Gatete ati bisa nkaho rwose ibintu byanyu nari kubyisangamo neza uyu munsi. Ubwo ahita agenda. Igor ati umubwiye naba hari Imana. Gisa ati none sinari kumubwira gute? Arabibona yuko ntacyo nari gukora kugira ngo Mutesi amere neza, ariko akifata akambaza ngo ndamukunda. Ese ubundi uhora byumva ute? Igor ati uramukunda mani. Gisa ati nuko rero ajya atekereza nkawe. Igor ni ukuri nkora nshimira Imana yatumye ari weho ukundana na Tesi, kubera ko iyo akundana na Gatete nari kuzica umuntu kabisa. Igor atari ku Gatete naho ahuriye na Tesi. Gisa ati nta makuru ufite. Erega mani nawe kera wari impumyi, ntago ari kuba utabona ko Tesi agukunda ngo uzabone yuko Gatete yakundaga Tesi. Yaramukundaga gusa ariko ubu ngubu byarashize. Niyo mpamvu ucima Imana kubera ko Gatete ntiyari akwiranye na Tesi. Ntago umusore utazi kumesa kamwe yakundana na mushiki wanjye. Igor ati Gisa uribuka yuko mu mahame yacu hatabamo kuvuga umuntu nabi adahari? Gisa ati niki se kibimvuze? Muhamagara ze mbisubiremo, ntago uriya rwose yari gukundana na mushiki wanjye. Ubwo kandi Gatete yari ari hirya arimo kubyumva, ubona yuko anarakaye, ubona ko adashimishijwe n'ibyo Gisa arimo kuganira na Igor. Iyo utandi hafi wakuye ibyo kuba umwe, none ubu sinaba utari, oya sinabishobora, oya sinabishobora. Ubuzima banumva nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo banumva ari njye uriha. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Tesi, bose baba bicaye muri salo maze papa Gisa ati Tesi wakoze gutekereza ku nshuti yawe. Ntukabone umuntu akeneye ubufasha rwose ngo umwirengagize kandi hari icyo wamufasha. Wakoze neza cyane. Mama Gisa ati ariko ntago tumuzi. Gufasha ntago bisobanuye guhuruza abahisi n'abagenzi. Papa Gisa ati niki se utazi? Ntiyitwa Mutesi? Ntiwari usanzwe se ubundi umuzi? Yego n'ubwa mbere tumubonye ariko twari tumuzi. Ahubwo Mute nishimiye ko Gisa yakubise umugabo wawe kubera ko icyo bapfaga cyose nta kibazo, byibuza uri umugore mwiza uracyari na muto. Burya Gisa yari afungiwe umuntu ufatika. Ubwo Tesi ati maze ni nawe watumye bamufungura, yinginze umugabo we aramufunguza. Papa Gisa ati kuki tutabimenye? Twibazaga icyatumye uwo mugabo amufunguza, naho ni Mutesi. Mute warakoze. Mama Gisa ati byose nibyo yitwaje kugira ngo aze kuba muri uru rugo. Kumufunguza byari inshingano ze kubera yuko niwe watumye bamufunga. Papa Gisa ati madanda kwinze rwose mbabarira utuzi. Ndabibona rwose ntabwo wishimye, ariko bikore wishime kubera ko ntawe wapfuye. Uyu Mutesi nta kosa afite. Aje kuba hano kubera ko yagiranye ibibazo n'umugabo we, kandi nyine Tesi yagombaga kumufasha. Rero tuza ureke kurakara. Mama Gisa ati abagore babiri mu rugo rumwe? Ese ubundi kwa Becky niba bimenya tuzavuga ngo iki? Papa Gisa ati bamenya si biki. Hari umutungo twavanze nabo ngo twazanye umuntu mu nzu yabo. Ntukanambwire rwose uwo mukobwa ngo ni Becky utagize ikintu amaze muri ubu buzima. Uzamubwira ze abimbwire. Rata Mute wisanzure nk'uri iwabo. Icyo ukenera cyose utubwire, njye na Tesi turahari, kandi wakoze neza guhunga umugabo utakubaha. Nushaka uzigumire hano kugeza uwo mugabo waje kugusaba imbabazi, cyangwa se muzanahane divorce.
ubundi umugabo utubaha umugore ni mugabo nyabaki. Ntukemere kubaho nabi, uracyari muto wabona undi. Ahita agenda. Tesi ati mama ntugire ikibazo rwose, Mutesi ni umwana mwiza. Mama Gisa ati ndabizi, nzanira amazi ninywere. Tesi ugahita agenda. Mama Gisa asigara abaza Mutesi ati niko ni iki kirimo kirakugenza muri uru rugo? Kwinjira mu buzima bw'umwana wanjye ntibiguhagije, none uje no mu rugo rwacu ushaka iki? Mutesi ati ntacyo, nagiranye ibibazo n'umugabo wanjye kandi nta handi hantu nari mfite nyine ho kujya, nuko Tesi arambwira ngo ninze hano. Erega nta kibazo nzateza. Mama Gisa ati hanyuma si ibyo wateje ntabwo bihagije? Wivanze mu rukundo rw'umuhungu wanjye none uje no mu rugo rwacu? Mutesi ati nta rukundo ngiye nivanzemo, kandi rwose ntukanabinkiremo, ahubwo ubwire umuhungu wawe akunde Becky wishimira, ariko njyewe rwose umveho. Ese ubundi kutabwiye umugabo wawe n'umwana wawe ko twari dusanzwe njye nawe tuziranye? Wari ufite ubwoba ko navuga uburyo washatse kunkanga? Mama Gisa ati ndakwiyamye wa mugore we, ufungue umunwa wawe, njye naho nziranye nawe, hari aho twahuriye? Ubwo Mutesi ati rero byaba byiza uretse kumbangamira kubera ko nta kibazo nzaguteza, ariko nukomeza ibi ngibi nzashyira ibyawe byose hanze. Mama Gisa ati ariko ubundi ibyo byanjye uba urimo kuvuga ni ibihe? Bimbwire numve. Mutesi ati ibyo ukora urabiyobewe se? Ibaze Gisa na Tesi ariko babimenye. Mama Gisa ati sawa bigumane, ntuzafungure umunwa wawe, niba kuba hano ari byo ushaka nta kibazo, ariko numbangamira nanjye nzakubangamira. Ikindi kandi uzibeshya ukagira ikintu uvuga, nzagutwika uri muzima. Mutesi ati niba ukeneye amahoro nawe rero ubanza uyame. Numva nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo manumva ari njye uriha, manumva ntazigera nkuvaho, nzakora icyo ari cyo cyose nkugumeho, kuko urukundo mba naho narusanga nawe ntabona unyitaho nk'uko ubikora we mami. Ubwo nta kindi cyabaye bwarakeye tugaruka mu kazi muri ofisi ya Mutesi. Becky aba ari gushyira ibintu bye ku murongo. Ibya Mutesi babyimuye, nuko Gatete ahita yinjira ati ndabona hameze neza rwose kurusha uko hari hameze Mutesi arimo. Becky ati ubu se wangireranya nawe? Ni umugore uri aho uciriritse, ariko kandi yewe nzi byinshi. Ahubwo se Gisa ntabwo araza? Gatete ati Gisa araza nyuma ya saa sita, hari ibindi bintu yagiyemo, ariko nta kibazo uba ukora, nagira icyo akenera ntacyo ugikore, ubwo naza turamubwira yuko nyine byahindutse. Becky ati mu by'ukuri sinzi niba gukora nzabishobora pe, gusa ku bwa Gisa ngomba kubikora, kandi sinabona rwose nuko nagushimira kubera yuko uri kumfasha bikomeye. Gatete ati Becky ntukavuge ngo ntiwabona ukuntu nshimira, kubera ko uko ugomba kubikora nawe urabizi. Hagati aho ariko ejo waranshimiye kandi waranshimishije, ariko nabwo uramutse wongeye ntabwo byangwa nabi. Becky ati turi mu kazi rwose ntabwo byakunda. Gatete ati kubera iki se bitakunda? Nta winjira hano adakomanze. Ugahita amwegera maze ati twongere tubigire se? Becky ahita amubwira ati Gate buretse gato, iyo unyegereye bituma gutekereza neza binanira, nkatangira guhumeka insigane. Ni ukuri mfite ubwoba kuri n'abana na Gisa nzajya murantekereza wowe. Gatete ati hari ikibazo se? Igihe cyose nzajya mba mari ku bwawe. Ubwo ako kanya Igora ahita yinjirana na Mutesi maze ati ko muri hano? Mutesi ati byagenze bite se ko mbona ofisi yanjye mwayihinduye? Gatete ati Mute urabizi kugira ngo akazi kagende neza hari ibintu biba bigomba guhinduka, rero hari izindi nshingano wahawe unahindurirwa ofisi, naho Becky uri kureba ahangaha niwe ugiye kuba sekreteri wa Gisa. Becky ati Mute urihangana nyine niko Gisa yabyifuje, wowe ntabwo ukora nk'uko abishaka, ikindi kandi ni byiza nyine gukorana n'umukunzi we kuruta gukorana n'umugore ufite umugabo. Mutesi ati okay,
niba ariko yabishatse ntacyo bitwaye. Igora ati Gate, ni Gisa wabibabwiye? Gatete ati yego niko abishaka. Akiraho telefone irasona abona ni mama Gisa, maze ati ahubwo arimo kumamagara wabona ashaka kumenya niba twabisoje, reka mwitabe. Ugahita agenda. Becky ati mute ntubabare, nyine niko bigenda iyo abantu bakundana cyane, ntabwo bikunda yuko umwe ajya kure y'undi. Mutesi ati nizere ko utazongera kunsakuriza ngo nshaka kumugutwara. Ahita asohoka. Igora ati akazi keza Becky. Hese akurikira Mutesi maze ati mute, reka tuvugane ibyo twari tugiye kuvugana nyine, ariko turajya muri ofisi yanjye. Bahise binjira maze ati kwisi urakara. Mutesi atari kubura Gisa ari mu biki. Igihe kimwe yigira nk'aho anyitayeho, ariko reba yankuye ku mwanya narindiho kugira ngo awuhe Becky. Kuba se bakundana bisobanuye ko agomba kwitwara kuriya. Ubundi imikino arimo ni bwoko ki? Ko akunda cyiza tutazi, kuki anyitayeho akaba ari no kwiyegereza Becky. Igora ati ntawamenya impamvu, gusa ariko nyine cyiza we nakaguhangayikisha. Mutesi ati kuki se atampangayikisha? Njyewe nkeneye kumenya impamvu. Ese ubundi Gisa ari hehe? Igora ataraza nyuma ya saa sita. Ngambwira ikintu washakaga kumbwira. Mutesi ati ndumva narakaye, sinshaka kuvuga. Igora ati okay, nta kundi ubwo numera neza nyine urambwira, ariko ntuhangayikishwe n'ubusa. Mutesi ati ntabwo mpangayikishijwe n'ubusa rwose Igo. Igora atari kukunda Gisa. Mutesi ati ntabwo mukunda. Igora ati ko mbibonara. Mutesi ati ariko se ubundi ni ikibazo kumukunda? Gisa ni umusore mwiza agira n'umutima mwiza, none se ubundi kuki namukunda? Ikibazo ni uko urwo rukundo nyine rutanashoboka, ariko niba mukunda nta kosa ririmo. Ubundi se yakomeje kumbera umuntu mwiza mfasha yumva yuko ntazamukunda? Ukeka yuko nemeye gutandukana na Bahati kubera iki? Kubera ko mfite icyizere ko Gisa yankunda, ariko nari narirengagije ko akunda uwo cyiza akanakunda Becky. Ndinjije rwose kuba naribeshye ko anyitayeho, nkanabona ko hari ukuntu anyiyumvamo, kandi ari uko yigirira umutima mwiza byonyine. Igora ati mute, wikomeze gutekereza rwose ibyo bintu pe. Sinshaka kuvuga ibyo ntagombaga kukubwira, rero tuza. Mutesi ati nibiki tudashaka kumbwira? Ufite ubwo basi bwo kumbwira yuko Gisa nta rukundo na ruke yamfitiye, ahubwo yabonye nteye impuhwe, akaba ariyo mpamvu arimo kumfasha. Ndabizi, ariko icyo mbonye cyo ni uko Bahati ari we wanjye, nubwo amfata nabi ariko rwose azageraho ngaha nkundi. Ndigendeye rwose mukomeze ubuzima bwanyu. Nyigasirwa nta kindi cyabaye Mutesi. Irasohotse ahita agenda ubona yuko yarakaye. Maze kuza ndanezerwa, mindi nkuru iri munezero urutuwa mbere. Zukuno nirirwa nabi iyo utandi hafi, wakuye ibyo kuba umwe. Tugarutse kuri Gatete ari muri ofisi, abarimo avugana na mama Gisa nuko Igora ahita yinjira. Gatete ahita akupa telefone vuba maze ati wagiye ubanza ugakomanga mwana. Igora atari icyo wikeka se? Gatete ati ntacyo, ariko si ngombwa kwinjira mu biro by'umuntu uko wiboneye kose. Mama Gisa ubwo yasongera arahamagara abona niwe. Gatete yanga kwitaba. Igora ati kutitaba si uwo muntu ninde? Gatete ati se ubundi kutagenzwa na kamwe bro, byagenze gute? Mbwira ikikuzanye ngufashe ubundi ugende. Igora ati ese ko wagira ngo hari ibyo urimo guhisha bro? Igora ahita amushikuza telefone abona ni mama Gisa urimo guhamagara maze ati mama Gisa, kubera icyo utarimo kumwitaba? Gatete ati Igo, mereza iyo telefone. Igora ubwo yegeye hirya maze ati niba ntacyo urimo guhisha, reka twumve icyo arimo kugushakira. Igora ubwo ahita yitaba. Mama Gisa ati Gate, ndabizi nawe urankumbuye rwose, mfashe iby'akazi ubireke uze kuri ya nzu yacu tugira ibintu dushyira ku murongo, kandi ninjya nkubwira ujye wumva, kubera yuko nawe urabizi yuko ari we wenyine uzi kunshimisha nyagasani. Igora ati ntago ari Gatete ni Igora,
Mama Gisa akimara kumva ko ari Igor witabye telefone ahita akupa telefone maze Igor ati sinakizera ko ibyo numvise ari ibya nyabyo. Gatete ati wumvise siki? Uwo mugore mani ni umusaza waranyirukanga inyuma ngo umugabo we nagamushimisha ngo ninjye yabona wabikora neza ariko naramuhakaniye nyine nuko akomeza kumatiriza. Igor ati umva bro ntago ndinjije, ntago ndi umwana wo kubwira ibinyoma byose wishakiye ngo mite mbyemera. Uko Mama Gisa avuze bigaragaza yuko ari umubano mufitanye muca inyuma Papa Gisa. Gatete ati Igor ukunzi koko ndi umuntu wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, nta mubano rwose ngiye mfitanye n'uriya mugore kandi ibyo nkubwiye ni ukuri. Igor ati ntushake kungira injiji, ukuri ndakumenye ntago nakumva ibinyoma byawe, gusa ariko sinumva uri umuntu nyabaki, n'imbwa ntago yakora nk'ibyo ukora. Gisa ni inshuti yacu twarakuranye, mama wawe yarapfuye maze kwa Gisa baguha ikaze mu rugo rwabo ariko ndebera nta kintu ari gukora uretse kujya ko kuryamana na nyina. Uri umuntu nyabaki Gisa ko kamenye ibi bintu byagenda gute? Hanyuma si papa we nabimenya byo bizagenda gute? Wabuze abandi ko kujyaho ku buryo utinyuka wowe wakwita nka nyoko. Reka Imana itume rwose usigara nta muryango n'umwe ugira kuko yarayobonaga yuko uri ingegera idakwiye ikintu na kimwe. Gatete ati Igor wirengera, nakubashye wishaka gukomeza kumbwira ibyo ushatse byose. Igor ati icyo navuga cyose se hari ubwo cyakubabaza, hari umutima ugira? Gatete ati namaze ari ku bundi bro, ese ubundi ikibazo ni ikihe? Uriya mugore yambwiye ko anyishimira anambwira ibyo ashaka byose maze nyine ndamufasha, none ikibazo ni ikihe? Niwe wanangiye ntabwo ari njyewe. Nkiba mu rugo rwabo yarancungaga ndi mu cyumba akaza akanyikoraho ibintu byose bituma kwifata binanira. Nari kubigenza gute se? Twarabikoze nyine kandi biba byiza, none kubereka byaratunaniye. Twanagezeho dukodesha inzu duhuriramo buri uko dukumburanye. Igor atiregura bivuga nta n'isoni. Uko niko uzabisobanura kuri Gisa se? Uri imbwa mani Gate, uri imbwa n'umurizo uzaza ahubwo harabura gatoya. Gatete atari kurimo kunuka kubera ko wumva yuko ntacyo nakugira. Igor ati wangira ute se wa muswa we? Gatete ati nakugira ute? Ubwo yihuse cyane Gatete yahise akubita ingumi nziza Igor maze ati ntukamenyere mani, ibyo ufiteho ikibazo ujye kubivugana n'uriya mugore. Ubwo Igor nawe yararakaye maze atangira kwirwa nawe atangira kumuniga. Aramubwira ati noneho reka nze nkwice ubundi bimubaze turimo turagushyingura kubera ko nta kintu mazi. Igor arakomeza akamuniga maze ako kanya Tesa ahita yinjira ati Igor uri mu biki? Yahise amusunika aramubwira ati ntubona yuko urimo kumuniga? Igor ati ikibazo se ni ikihe? Ninde ubundi waguhaye uburenganzira bwo kwinjira hano? Ntabwo uzi gukomanga? Tesa ati ese kumbwira nabi nakugize ute? Ni ikihe kibazo ufitanye nawe ku buryo umuniga hafi kumwica? Igor ati wamfasha ugasohoka ukareka gushaka kurangiza ibyo utatangije Tesi. Tesa ati ese nuko ukwiye kumvugisha nkaho ndi umuntu utagize ikintu amaze mu buzima bwawe? Igor ati kuba dukundana njye nawe naho bihuriye n'ibyanjye na Gatete. Ubwo Igor ahita amusohora maze arafunga. Gatete ati ese mana ushaka iki mu by'ukuri? Ubundi kuniga ukameza umwuka birakumarira iki? Urimo kubikora kubera Gisa se cyangwa nuko ahubwo ufite ubwoba ko Tesi ankunda none ukaba ushaka kunyica? Igor ati yabasa gukundira iki wowe? Gatete ati harya ntabyo uzi? Iyo nshuti yawe ngo ni Gisa urimo kurengera kwitegeze kubwira ko Tesi ari njye yakundaga kuva kera. Igor ati ibyo ngibyo ndabizi ariko ni iby'ahahise. Gatete ubwo araseka maze ati ngo ni iby'ahahise? Nta nubwo se ubibona yuko atagukunda? Ntabwo ubonye yuko yarahangayikiye njyewe? Ntabwo agukunda mu by'ukuri, arimo kugukoresha. Byose yabikoze kugira ngo atume mfuha. Gusa uzi se narafushye rwose kandi nzanamwisubiza kubera ko ni njye wakunda nanjye ndamukunda. Wowe nta kindi kintu uri cyo, uri igikoresho cye. Igor ati gahunda yawe niyo ngiyo mbese umwana na nyina? Gatete ati kubera ko bose nyine bankunda ahubwo na Tesi twararyamanye. Ngaho se gira icyo nkora, nkora icyo ushaka.
Igor ati Gate uri ingegera pe, uri imbwa, uri icyo ntazi rwose nta cyiza ukwiriye na kimwe. Ushobora kuba wumva yuko kukwica byantera ubwoba, gusa ariko nyizera njye nabikora, nkabikora kugira ngo ureke gusenya urugo rw'abantu bakubyaye. Ikirenze kuri ibyo ngibyo Gisa wenyine abimenye yakwiyicira. Noneho reka nzina nabimubwire. Gatete ati Igor buretse gato tubanze tuvugane. Si ngombwa kubibwira Gisa, uramuzi ukuntu ameze rwose ntago namukira. Igor ati ibyo se ngiye birandeba, bindebaho iki? Gate, ndakumenyesha ko ufite kugenda ukava mu buzima bwacu kandi ukagenda burundu. Gatete ati njya hehe se? Igor ati ushaka iyo ujya ntago bindeba, gusa ariko sinkeneye kuzongera kukubona. Ugende uve mu buzima bwanjye na Gisa no mu buzima bw'uriya mugore. Uranyumva neza? Gatete ati ese ubwo uretse kwirakaza gutyo mana urumva ndi bujye hehe? Igor ati nuko urimo kwivugishwa? Ubwo agiye kongera kumuniga. Gatete ati sawa ndabikora. Igor ati si cyererega bikore vuba, ujye kure sinzegera nongera kukubona. Nguhaye iminsi 2 yonyine yo kuba ugiye uvuye mu buzima bwacu. Igor bweta sohoka abona Tesa ahagaze hanze. Tesa ati Igor tuvugane. Igor ati ntacyo mvugana nawe, ibyo ushaka kuvuga byose genda ubibwire Gatete ukunda. Igor ubwo nta kindi yakoze, yahise agenda yarakaye. Ubwo nta kindi cyabaye Tesa byaramucanze. Gatete nawe ahita asohoka aragenda. Barumva nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo ubwo tugarutse hanze, Mama Gisa aba arimo kurunguruka maze Gatete ahita asohoka aramubona. Mama Gisa ahita aza amucaho, arakomeza ajya mu bwiherero. Gatete nawe ubwo ahita aza amukurikiye maze arahamusanga, aramubaza ati kuhisuza se? Mama Gisa ati narindi hafi ahangaha nyine numvise ngo arayitubye telefone, mpita nza vuba kugira ngo tuvugane. Nizere ko ibyo yavuze byose wabihakanye. Gatete ati nabihakanye maze araniga yenda komeza umwuka, birangira mbyemeye. Mama Gisa ati ngwiki? Wifashe uremera ngo ngiye ndyamana nawe? Gatete ati none sinari kubigenza gute? Nari kumureka kanyica, ariko ubundi uzi ukuntu yarari kuniga. Mama Gisa ati ubu ngubu noneho nibwo ngiye nakwemera ko abasore b'imbwa babaho. Yakunigisha gasi icyo udafite, we ntago wari kumuniga. Gatete ati narindi kwipfira nta mbaraga zo kumuniga nanjye nari mfite. Ese ubundi nkaho washatse igisubizo urumva kuntu kabiramara iki? Mama Gisa ati igisubizo se kihe ko byose wabyangije umwemerera? Gusa ariko igisubizo cyo tugomba kugishaka, kubera ko rwose bino bintu hagize umuntu bimenya sinzi uko ibyanjye byagenda. Naba ntengushya abana banjye ndetse naba mbabaje n'umugabo wanjye. Gatete ati Igor yambwiye ngo nshake iyo njya, ngo ntabwo ashaka gukomeza kumbona nyuma y'ibi ngibi. Mama Gisa ati ese ko numva yabigize intambara? Gatete ati ntabwo ushobora kumva ukuntu yabikomeje, kandi nyine mu by'ukuri nta yandi mahitamo mfite uretse kugenda, kubera ko Gisa aramutse bimenye rwose ibyanjye byaba birangiye. Mama Gisa ati ugenda se ujya hehe? Aho kugira ngo ugende ni Igor wagenda, kandi anagiye nibwo rwose wabona Tesi neza. Gatete ati yajya hehe se? Mama Gisa ati nicyo kibazo, nta kuntu wategura uruzinduko rw'akazi rw'imimbano ubundi yazagenda nko mu ntara tugashaka abantu bamurangiza? Gatete ati ngwiki bakamwica? Mama Gisa ati cyane rwose, kubera ko nibwo byagenda neza atakiriho. Gatete ati ariko abagore mushirika ubwoba ye, nyuma yo kungira umusambanyi unahisemo kungira umwicanyi. Mama Gisa ati ntago ari we uzamwica, tuzashaka ababikora, kandi icyo ngicyo nicyo gisubizo cyonyine kirambye, kubera ko abana banjye baramutse babimenye ntago naba nkitwa nyina. Gatete ati ibyo kwica ndabyanze rwose, ntago nakora ikintu nk'icyo ngicyo. Mama Gisa ati ese kuki wigira inzanga? Hanyuma se niba ubyanze biragenda gute? Gatete ati ariko ubundi
ubwo koko wowe urumva ntabwo babiguteye? Mama Gisa ati ubwoba se bw'iki? Umuntu ashaka kuturangiza ariko wowe ufite ubwoba bwo kumurangiza? Gatete ati oya rwose ntabwo mbishyigikiye. We wakica kubera ko wabyaye ufite abana 4 ariko njye sindabyara, nta n'umugore utwite mfite, none ndica nitwaje iki? Ahubwo icyo nakora ni ugusenya iyi kampani yacu. Mama Gisa ati ukayisenya se kubera iki, byagufasha iki? Gatete ati nayisenya ubundi nkabona kugenda. Ngiye gutyo gusa basigara bameze neza rwose bafite n'amafaranga, ngiye nkajya gutangira ubuzima bundi bushya. Rero nyine ngomba kuyisenya mu minsi 2 yonyine ubundi nkagenda. Mama Gisa ati gusenya kampani ni ukwangiza ubuzima bw'umwana wanjye Gate. Ibyo ngibyo ntubyibagirwe. Byarabavunnye kugira ngo igere aho igeze. Gisa kandi yaraye amajoro, rero ntago nakwemerera. Gatete ati ese ubundi kuki wikunda? Waba wibuka yuko ibi ngibi byose ari wowe wabitangije umatiriza kuryamana nawe, ariko ntago ushaka yuko nyemura ibibazo uko mbyumva. Waba uzi yuko nagenda nkabishyira hanze byose ubundi nkigendera, kandi ntacyo ngiye naba ndi guhomba, ahubwo niwe wasigara urwana no kubabarirwa n'umuryango wawe. Mama Gisa ati ese kuki umeze gutyo? Gatete ati ndeka nkora icyo nshaka, kandi niba wikunda unashaka gukomeza kubaho neza, mbabarira wemere nkore buri kimwe uko mbishaka. Mama Gisa ati okay sawa nta kibazo. nezerewe kuba njyenyine bihagije, maze kuza ndanezerwa mindi nkuru iri munezero urutuwa mbere, ukuntu nirirwa nabi iyo utandi hafi, wakuye ibyo kuba umwe. Hagati ubwo tugarutse kuri Gisa, yaraje yinjira muri ofisi ye aricara, maze yashize umwanya arasohoka ahita agenda yinjira muri ofisi ya Mutesi. Ubwo akinjiramo yasanze harimo Beki. Gisa ati Beki kuri hano Mutesi ari? Beki ati namusimbuye, guhera uyu munsi ni njye sekreteri wawe. Gisa atunguye cyane ati ngwiki, uwo mwanya se wawushyizwemo nandi? Beki ati ni ngombwa se ko hagira umuntu wunkiramo nawishyizeho? Gisa ndabizi unziza yuko nakora, ariko rwose nabihinduye guhera uyu munsi nzajya nkora, kandi rwose nkorere hafi yawe, ahubwo biramutse baye byiza naza tugakorana muri ofisi imwe njye nawe. Gisa ati wakora cyangwa utakora ntacyo bindebaho rwose Beki, icyo ntumva ni ukuntu uza ukiha umwanya hano noneho ukaba sekreteri wanjye, nkaho wumva yuko uwo mwanya ukwiyubonetse wese. Beki ati ariko Gatete niwe wamfashije, kandi ibintu inshuti yawe yashimye ntago ari weho wabyanga. Gisa ati Gatete niwe wagushyize muri uyu mwanya? Beki ati cyane rwose, niba utabyizeye reka nze mukuzanira bikubwire, anakubwira impamvu gusa ariko nabirenze pe, kandi Mutesi umwanya yaba ariho wose, icyambere nuko akora agahembwa, ndumva nta birenze. Beki ahita agenda. Gisa ubwo asigara avuga ati sinjya mbura ibinyicura umunsi. Aragenda akareba ahantu hose, abona aho bashyize Mutesi, maze ahita yinjira aramubwira ati Mute wihangane hari ibyo nari nagiyemo. Mutesi ati nta kibazo. Yamuhereje urupapuro, maze Gisa ati urunguru se kandi n'urwiki yanditse wiki? Mutesi ati birebe, nabonye ari itegeko kwandika ibaruwa isezera ku kazi, rero nyine nanjye nayanditse, ntago nari kugenda navuze. Gisa ati urimo kunyinisha ariko? Ahita asoma rwa rupapuro maze ati Mute ugamije iki? Kuki ugiye kuva mu kazi? Mutesi ati ndimo kukorohereza. Washatse kunshyira kure yawe wiyegereza Beki, rero nyine nanjye nabyoroheje, reka nze nigire kure njye kure yawe rwose birushijeho. Ubwo Gisa ati byose kandi ni ibiki? Ahita aca rwa rupapuro maze ati ntugashake rwose kungora Mute, ngo nashake kundakaza pe,
akazi ntago kavamo. Mutesi ati ntugashake kumfatira imyanzuro Gisa, n'ubundi rega ndabizi neza ko ntacyo ndicyo mu buzima bwawe, ahubwo nuko wangiriye impuhwe. Gusa ariko ndakumenyesha ko kunyereka yuko unyitayeho nta kintu bimarira, kubera ko rega n'ubundi ukunda Cyiza na Becky. Gisa ati Cyiza se kandi umuzi ute? Mutesi ati wari uzi ko ntamuzi? Ninde se utazi uwo mukobwa mwiza wagutwaye umutima? Barandahiye ngo ni mwiza, nta nubwo nanamugwa mu ntege. None kuki nakomeza kwizera ibintu bitari byo nkategereza ibidateze kuba? Gisa ati Cyiza? Wambwira nk'umuntu wakubwiye ibyo bintu pe, gusa nyine byo kuva mu kazi byo rwose byibagirwe. Mutesi ati ntabyo nibagirwa Gisa, nahitamo gukomeza kubana na Bahati unkubita aho gukomeza kwizirika kuri we kandi ukunda abakobwa batagira ingano. Hanyuma se kuba umukunda bivuze ko umuha umwanya wanjye w'akazi njyewe ukampindura ngo washakaga kumwiyegereza ngo abakundana ntibabasha kujya kure? Ubundi sinumva n'impamvu nakubonye nkarekera gutekereza ko Bahati azankunda. Numvaga ntacyo bitwaye gutegereza, ariko nyikumenya narabiretse. Gusa ariko igihe ni iki ngiki kugira ngo nsubire mu rugo rwanjye mbane n'umugabo wanjye Bahati. Nashaka ajya nkubita ariko azagera aho ankundi, nimubyarira umwana ndabizi azankunda. Gisa ati mute, reka kuvuga gutyo, urabizi ko ntakwemerera gusubira ku muntu nk'uriya. Nateze kugukunda, ikindi kandi sinjye wagukwiye ku mwanya wawe. Ubwo ako kanya Gatete ahita ari kumwe na Becky maze ati ngo habaye ikihe kibazo ariko Gisa? Gisa ati wakoze ibiki bro? Gute wahinduye umwanya wa Mutesi ukawushyiramo Becky? Gatete ati urabizi ariko ibyo nibyo nshinzwe hano, ngomba kureba uko buri wese akora nkamuhindura. Rero nyine nasanze Mutesi adakwiye gukomeza kuba sekreteri wawe, maze ndamuhindura nshyiramo Becky. Gisa ati ariko nabyo ngiye nagusabye, nigeze nkubwira ko nyine sekreteri mushya, niyo kandi nabamukeneye ntago yaba ari Becky. Becky ati ngomba kuba ndi hafi yawe rwose Gisa. Ubwo Gisa ahita amuca mu ijambo ati ceceka ngo ntago ari we ndi kuvugisha. Gate nsubiza. Gatete ati ese ubundi ikibazo ni ikihe? Siwe wivugiye ko umuntu utarize kaminuza adakwiye kuba sekreteri wawe? Mutesi ati ngo iki? Niko wavuze Gisa? Gatete ati niko yavuze rwose pe, akibona CV yawe niko yahise avuga. Yego Becky ntago yize kaminuza, ariko byibuze yize mu bihugu byo hanze mu mahanga, ndetse n'umugore wawe w'ahazaza. Ikindi kandi abagore nka Mutesi bafite abagabo bakora nabi akazi, rero nyine ntago agomba gukomeza kukubera sekreteri. Gisa ati mu gihe nakubwiye ko ngiye mufiteho ikibazo ntago wemerewe kumuhindura. Gatete ati ntago kampani ari yawe wenyine Gisa, mu gihe mbona yuko nkwiye kumuhindura ngomba kubikora, kubera ko ni inshingano zanjye nk'uko nyine nawe ufite inshingano zawe. Gisa ati Gate, mu by'ukuri ugamije iki? Wavuze icyo ushaka n'icyo ugamije utiriwe untera stress. Gatete ati icyo nshaka ni uko umugore wawe w'ahazaza aba sekreteri wawe. Hari ikindi se? Kandi uwo mwanzuro nawufashe nuko nk'uko bigomba kugenda. Niba kampani ari yawe gusa ubihindure, tugendera ku ushoboye gukora, ntago tugendera kuwo umutima ushaka. Gisa ati ndabibona ushaka kungerageza bro. Gatete ati oya, wereba ku kazi kuruta kureba ku mugore w'abandi. Ibyo mvuga si byo Mute, nawe jya umenya ko ufite umugabo. Gisa ati nta mugabo afite, yakoze divorce. Gatete ubwahita yikangamo maze ati ngo iki? Becky ati niko si yakubeshye kugira ngo agumye kwiyegereze. Gisa ati namaze kubibona yuko mwifatanyije kugira ngo muturwanye njye na Mutesi, ndetse kandi nk'uko duhura bwa mbere mutari muhari ni nako mudashobora kudutandukanya. Nibyo kuko kampani si yanjye njyenyine, urimo gukora akazi kawe, ariko ibyo uri gukora mu by'ukuri simbishaka. Rero nta kibazo Becky abe sekreteri nk'uko mubishaka, ariko araba sekreteri wa Mutesi. Becky ati ibyo se kandi ni ibiki? Gatete ati umwanya Mutesi ariho ntukeneye sekreteri. Gisa ati ndimo ndavuga ni agiye kujya mu mwanya wanjye, ubundi Becky abe sekreteri we kandi ajya amwita boss. Mutesi ati Gisa urimo kuvuga ibiki? Gisa ati Mute,
bashaka kukubabaza bagushyira kure yanjye, bakakubeshya ngo niko mbishaka, kandi mu by'ukuri ni wowe wenyine nshaka hafi yanjye. Uyu Becky nta kintu avuze, nawe kandi arabizi ko nta na gahunda yo kubana njye nawe dufitanye. Hanyuma cyiza bakubwiye ni nka wa wundi cyusa wawe wambwiye. Gatete arimo kwitwaza itegeko maze agakora ibyo ashaka, gusa ariko sinatuma ukora ibitagushimishije rwose, nta nubwo natuma hari umuntu ukurutisha umwanzi wawe. Iby'amashuri naho umuntu yize nta kintu bivuze, kubera ko nzi ko uri umuhanga, kandi ibyo ngibyo birahagije. Kuba ngo uri umugore ufite umugabo nta kintu bimbwiye, nta nubwo byambuza kugukorera ibyiza. Ntacyo bitwaye, ushaka kuba sekreteri namube, ubundi nawe ube boss. Mutesi ati Gisa, ariko atarakomeza kuvuga Gisa muca mu ijambo ati ntukangore, ibyo nguha byose nuko uba ubikwiriye. Ubwo nta kindi cyabaye, Gisa yahereje Mutesi urufunguzo rwa ofisi, maze aramubwira ati umwanya nari ndimo n'uwawe kano kanya. Nyagasani, Mutesi ubwo yarumiwe. Gatete na Becky bararebana maze birabarenga, maze ubwo barangije bahita iyo utandi hafi wakuye ibyo kuba umwe, none ubu sinaba utari, oya sinabishobora, oya sinabishobora. Nshaka gukomezanya nawe mami, nawe mami. Iherezo manumva ari njye uriha, manumva ntazigera nkuvaho, nzakora icyo ari cyo cyose nkugumeho, kuko urukundo mba naho narusanga nawe ntabona unyitaho nk'ukubikora we mami. None ubu sinaba